Munyemerere tuganire cyane ku kintu cyitwa art therapy. Art therapy cyangwa se art therapy bitewe n'uburyo wabivugamo wabisomamo, ni imvugo ndimi z'amahanga birumvikana, ariko wenda mu buryo mu kinyarwanda cyahuranyije nimba ariko nabivuga, ikinyarwanda cyihuse tutiriwe twinjiramo cyane. Murabizi ko iyo tuvuze art cyangwa se art ni ibijyanye n'ubuhanzi mu buryo bwo gushushanya, cyane cyane jya bumva ngo kanaka n'umu artiste, ariko hazamo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ese ibi bikorwa dukoresha amaboko by'ubugeni byaba bifasha umuntu gukira, kumera neza? Akamaro ka art therapy niko tugiye kurebera hamwe muri bya bintu bigera muri bitanu. Hari abantu wenda sinzi nimba kubankurikiye baragiye babigerageza, hari nk'umuntu ushobora kubona nk'igishushanyo runaka cyangwa se agashushanya akagira amarangamutima, akarira cyangwa se akishima birenze. Ahangaha iyo bigenze gutya, ubumenya ahantu hari intege nke nyinshi cyawe cyangwa se intege nke zawe cyangwa se amarangamutima, ni gute ugaragaza amarangamutima ku kintu runaka. No kwimenya no kubasha gushyira amarangamutima yawe ku murongo, no kubasha gufata icyemezo, no kubasha kureba kugira intego mu buzima. Ibi byose ni icyo izi session cyangwa se ibiganiro cyangwa se ubu buryo bw'ubuvuzi bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nicyo bigufasha. Rero natwe kubera umuvuduko turiho w'iterambere, dushaka amafaranga cyane, tugira ibibazo by'ama stress menshi, ibibazo byo kudeprima, rimwe na rimwe kumva uri guhomba, ukabona uri guhomba, ukababuza imisoro, ukababuze uburyo bwo kubaho neza, kurya, kugira ute, ugasanga urababaye. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze. Ikiganiro cyacu Psychology for Better Life ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Munyemberere mbanze menye neza nimba mumeze neza, nubwo mutari buhite munsubiza, ariko ucyumva iki kiganiro wandike muri comment umbwira uti meze neza, cyangwa se biragoye, cyangwa se ntago nzi ibyo ari byo. Ayo yose ni amarangamutima umuntu ashobora kugira. Ushobora kuba ubizi ko umeze cyangwa utazi uko bimeze. Hari igihe umuntu aba yumva atazi n'ukuntu ameze, kumva ntibiri kugukundira gusobanura ibyiyumvo byawe cyangwa se amarangamutima yawe. Ntago ari ikibazo cy'uko utameze neza cyangwa se utameze nabi, ahubwo ni ikibazo cy'uko utari kubasha kwimenya, kwicamo ngo wisuzume, ku buryo ushobora kubwira umuntu ngo ndumva nishimye, ndumva mbabaye, ndumva ndi hagati na hagati. Kumenya amarangamutima yawe, ndagira ngo mbe nababwira ko ari igikoresho cyiza cyo kwita ku buzima bwawe bwo mu mutwe. Ni ibintu duhora tuvuga, ni ibintu duhora tuganiraho cyane, ariko tuzanahora tubivugaho kuko iteka ryose tuzadukora ibintu bituma dukomeza kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Nizere ko buri kimwe cyose kimeze neza, nyine ibitameze neza, wowe utameze neza nk'uko tujya tubivuga, ntago ariko bihora. Ushobora kuba wumva utameze neza uno munsi, ariko ejo bikazaba bimeze neza. Kimwe nuko numva umeze neza, ujye uhora witeze ku isaha ushobora kugira ikintu kikubangamira. Ushobora kuba indwara itunguranye, ushobora kuba ubukene, ushobora kuba urupfu, ugatuma abantu ubasigira irungu. Byose biba bishoboka. Niyo mpamvu duhora tuvuga ngo kumenya intego yawe cyangwa se icyo ugamije gukora mu buzima ukirimo ni ikintu cy'ingenzi. Iteka gufatirana ubuzima ni ikintu tuba dukeneye twese, kugira ngo ubuzima tububyaze umusaruro hakiri kare. Nk'uko bisanzwe ndi Muhire Psychologist, ngarutse cyane mu kiganiro Psychology for Better Life. Ni muri ya gahunda y'utuntu dutanu, n'udukoresho tugera kuri dutanu uba ukwiye kuzirikana, uba ukwiye kumenyaho byinshi bigufasha kwita ku buzima bwawe bwo mu mutwe, cyangwa se ku mibanire yawe, cyangwa se mu buzima muri rusange, kugira ngo ibintu buri kimwe cyose kimere neza. Munyemerere tuganire cyane ku kintu cyitwa art therapy. Art therapy cyangwa se art therapy bitewe n'uburyo wabivugamo wabisomamo, ni imvugo ndimi z'amahanga birumvikana, ariko wenda mu buryo mu kinyarwanda cyahuranyije nimba ariko nabivuga,
Ikinyarwanda cyihuse tutiriwe twinjiramo cyane. Murabizi ko iyo tuvuze art cyangwa se art ni ibijyanye n'ubuhanzi mu buryo bwo gushushanya, cyane cyane jya bumva ngo kanaka ni umu artiste, ariko hazamo n'ibindi bigiye bitandukanye. Mba nabyita ubuhanzi, guhanga, ubugeni ubugeni. Reka dukoresha iyo mvugo, niyo iri buze kumvikana neza ndetse igasobanura neza ibyo dushaka kuganiraho. Uburyo bwo gukoresha art cyangwa se art bitewe n'ukuntu wabisoma, cyangwa se ubugeni mu buryo bw'ubuvuzi. Ubuvuzi buriya bujyanye n'imitekerereze ya muntu n'imyitwarire bukoresha ibintu bigiye bitandukanye. Ngira ngo nagiye mbibabwira, hariho n'ibiganiro twagiye dukora. Hari ibizwi nka psychotherapy, hari ibizwi nka occupational therapy, hari ibizwi nka ergotherapy, hari ibizwi nka cognitive behavior therapy, hari ibizwi nka behavior therapy, hari ibizwi nka music therapy. Ni byinshi, ni amatekinike menshi agiye atandukanye. Rero habaho n'icyo bita art therapy cyangwa se art therapy. Ubu buryo bw'ubugeni cyangwa se gushushanya cyangwa se ibintu bijyanye n'ubuhanzi, cyane cyane ariko gushushanya ubugeni. Ushobora kuba ari ugushushanya cyangwa se ukoresheje amarange, ukoresheje ikaramu, ukoresheje igiti, crayon, ukoresheje cyangwa se ubugeni bujyanye no gukora. Kugira ngo hari abantu bajya bakora nk'ibibumbano, ugasanga umuntu akora udutako mu bibumbano, mu ibumba, akabumba akantu rwose ukabona ni ubugeni bwiza cyane. Ese ibi bikorwa dukoresha amaboko by'ubugeni byaba bifasha umuntu gukira, kumera neza? Akamaro ka art therapy niko tugiye kurebera hamwe muri bya bintu bigera muri 5. Ese umugeni, umuntu ukora ibikorwa byo gushushanya cyangwa se ubugeni ubwo ari bwo bwose n'ubuhanzi, ngira ngo hari ikindi kiganiro twigeze gukora, gisa nk'iki ngiki, kigaruka cyane ku ruhare rw'ubugeni n'ubuhanzi mu kurwanya imihangayiko. Icyo cyari more specific ku bijyanye no kugabanya imihangayiko, ariko noneho muri rusange reka turebere hamwe ubuvuzi bukoreshwa cyane, tekinike ikoreshwa cyane mu kuvura yitwa art therapy. Ni uburyo bwo gukoresha ibijyanye no gushushanya cyangwa se ubugeni mu gukira ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse n'ibindi bintu bishobora kubaho bidufasha kugira ubuzima bwiza, nk'uko turi buze kugenda tubibona muri bya bintu bigera kuri 5. Reka ngaruke mu kanya turebe akantu ku kandi kuri ino ngingo ijyanye na art therapy mu gufasha umuntu kumera neza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Reka ngaruke mu kanya. Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana ku ngingo ijyanye na art therapy ni uko ugomba kumenya ko ari uburyo buri non-verbal expression of emotion, cyangwa se uburyo budakoresha amagambo. Murabizi ko njya mbabwira ko psychotherapy cyangwa se psychotherapy ni ubuvuzi buvura cyangwa se bufasha mu gukemura ibibazo byo mu mutwe bijyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse n'imyitwarire, ariko bukoresha ibiganiro. Art therapy rero yo ni ubuvuzi cyangwa se ni uburyo bw'ubuvuzi budakoresha amagambo, nta bintu byo kuganira, ahubwo umuntu ashobora gushushanya akumva ari kugenda amera neza, akumva ari kugenda agaragaza amarangamutima ye. Ngira ngo hari ibintu byinshi nagiye mbabwira, uburyo kwandika cyangwa se gushushanya bifasha umuntu gushyira hanze amarangamutima ye. Ukaba ubabaye, washushanya ikintu cyangwa se wakora ikintu runaka cy'ubugeni runaka, ukaba uri kugaragaza amarangamutima yawe, ukaba uri kumva ubohotse mu mutima, ibintu bikagira ute, bikarushaho kumera neza cyane. Hanyuma ubu buryo rero ni uburyo bwiza butuma umuntu yumva nyine abohotse, ibintu bimeze neza cyane. Ikintu cya kabiri dukwiye kuzirikana kuri ino ngingo, ikintu cya kabiri cy'ingenzi cyane, ni uburyo bwo kuhuza cyangwa se kumenya icyo umuntu akeneye. Buriya akenshi biragora umuntu kumenya ikintu akeneye kijyanye no kuba yaba ameze neza, cyangwa se nyine yumva afite wa mutuzo
wa mutuzo no kumva atekanye. Ngira ngo twese tuba dushaka kugira ukuntu twiyumva, ukaba hari eta ushaka kwibonamo cyangwa se kwiyumvamo, kumva nyine numva waba utuje, kumva wakabaye kuba wishimye. Se n'urugero bya bindi dukenera, individual needs, ako zijyanye no kumera neza. Ahangaha ku muntu ubikora bikunda, ngira ngo abantu bakoresha art, nk'abakoresha amarangi mu gushushanya, bashushanyisha ibikorwa bigiye bitandukanye, amakaramu cyangwa iki, amatekinike atandukanye, cyangwa se digital art. Ngira ngo hari nk'umuntu rwose ukunda kwikorera amashusho runaka mu buryo buri digital, akaba yumva bimuhaye amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akumva aratekanye, akumva ari ahantu yakabaye kuba ari. Hari igihe rero umuntu yumva ko ari ahantu adatuje, akumva ari ahantu adakwiriye kuba ari mu bijyanye n'amarangamutima. Rero ku muntu ukoresha ubu buryo, akenshi bisaba kubikunda. Ibi bintu ndi kubabwira biragoye ko wabikora utabikunda ngo wumve bikuryoheye, ndetse biri no kugufasha kumva umeze neza muri ubu buryo. Nimba udakunda rwose gushushanya cyangwa se kugena mu buryo runaka, gukora ubugeni runaka, bizagorana cyane ko bizagusaba gukoresha ubundi buryo, cyangwa se ukabifashwamo n'undi muntu ubizi. Ngira ngo hari abantu bajya bafata umwanya bakajya kuruhuka, bakajya muri vacation, bakajya gufata akaruhuko runaka, noneho bagahura n'aba expert mu gukora ibyo bintu, bakabafasha, bagashushanya, bakadekora, bagakora ibintu bigiye bitandukanye. Ariko nabwo ni uburyo bushobora kubafasha. Ibintu ushobora kubikora ubizi, uri inzobere muri byo, cyangwa se ukabifashwamo n'inzobere muri byo. Nabyo ni ibintu bishoboka. Ariko ino ngingo iragaruka cyane mu kugaragaza ko bigufasha kwishyira ahantu wakabaye kuburi mu bijyanye n'imimerere, kumva utuje, kumva umeze neza cyane. Ikintu cya gatatu is a tool of self discovery. Ikijyanye no kwimenya, mpora mvuga, burya ino tekinike ya art therapy ifasha umuntu kwimenya. Hari abantu wenda sinzi nimba kubankurikiye baragiye babigerageza, hari nk'umuntu ushobora kubona nk'igishushanyo runaka cyangwa se agashushanya, akagira amarangamutima, akarira, cyangwa se akishima birenze. Ahangaha iyo bigenze gutya, uba umenya ahantu hari intege nyinshi cyawe, cyangwa se intege nke zawe, cyangwa se amarangamutima. Ni gute ugaragaza amarangamutima ku kintu runaka. Rero ibintu bijyanye na art bifasha umuntu kwimenya, kuvumbura impano, kuvumbura ibintu biba bihishwe, ibitekerezo, uriwe, kwijyamo indani. Uko umuntu ashushanya, nk'uko nagiye mbibabwira, buriya ni ibintu wenda bitaragera, tutarumva cyane mindset yacu nk'abanyafurika cyangwa se nk'abanyarwanda, tutarumva cyane. Ariko ku bantu b'abazungu bo ni nabo bazanye ubu bumenyi. Wenda ni ibintu byanasaba ko dukora ubushakashatsi bujyanye n'umuco wacu wa Kinyarwanda. Ariko kwiga ni ukwigana, turi kugenda tuba develope, turi developing country, kugira ama stress menshi, turi guca mu buzima bukomeye, turi benshi, tukisanga mu muvuduko tutari kubasha kugendana nawo, tugakenera n'ubundi ko tugenda dukoresha no matekinike abazungu bazanye. Nta kibazo, as long as bidufasha kwimenya no kwifasha muri ubwo buryo tuba twagizemo ibyo bibazo. Rero uburyo bwo gushushanya cyangwa se art therapy cyangwa se ubugeni muri rusange, ni ikintu gishobora kugufasha kwimenya uriwe, personality, kamere zawe. Umuntu wenda iyo uri gushushanya uhuramo na challenge, subasha kwihangana. Ese nimba uri gushushanya bikakunanira, cyangwa uri gukora ikindi gikorwa cy'ubugeni kigafeiringa, ese wihangana bigeze hehe? Ese utekereza bingana gute? Utekereza ibisubizo bingana gute? Kuko ubu uri creative, kuba creative, gutekereza ibintu bishya, gushaka ibisubizo mu buryo bwihuse, ni ibintu bigenda bigaragarira muri kino gikorwa cy'ubugeni, cyo gushushanya, gukora ibikorwa byose bijyanye n'ubugeni mu buryo bwo kwimenya. Hanyuma ikintu cya kane cy'ingenzi hano ukwiye kuzirikana ni icyo bita stress relief and emotional regulation. Iki nacyo tugenda tugarukaho cyane. Igikorwa cy'ubugeni
mu buvuzi cyangwa se iyi art therapy, uburyo bwo kuvura hakoreshejwe ibishushanyo cyangwa se gushushanya, ni ibintu bifasha umuntu kugabanya stress. Akenshi ufite ibintu biguhangayikishije, ni umwitozo wenda byagusaba kuzagerageza ukajya ahantu bakunda gushushanya, waba ubizi cyangwa se waba wabifashwamo n'umuntu ubizi. Akenshi n'ubu uhangayitse ufite imihangayiko yo mu buzima, ibi bintu bizagenda bigufasha kumva utuje, kumva nyine uko ugenda ukora ibintu byiza bigaragara neza, niko nyine bigenda bigufasha kumva ko ya mihangayiko igenda ishira. Kandi tukamenya ko niyo uri gushushanya cyangwa uri gukora ibintu bijyanye n'ubugeni, nta hantu uba ufokasinze ku kintu uri gukora. Ni ikintu rero kiba kimeze kiri en forme ya meditation nkuko tujya tuyivuga, cyangwa se kwitekerezaho. Uko ushushanya, uko ukora igikorwa cy'ubugeni, uba uri kwitekerezaho, uba uri uba ufite igitekerezo kimwe, bikakurinda rero ya mijagararo, kwa kugira overthinking cyangwa se ibitekerezo byinshi, uva ku gitekerezo kimwe ujya ku kindi. Ngaho uri gushaka ibisubizo muri business yawe, ngaho uri gushaka ibisubizo muri famille. Iyo uri gukora ikintu kimwe rero, uba fokasinze kuri icyo kintu uri gukoraho ubugeni cyangwa uri gushushanya, noneho bikakurinda, bikaguha umutuzo mu bitekerezo byawe, ugasanga biri kugufasha kugabanya ya mihangayiko ya buri kanya umuntu ahoramo. The more ubikora cyane, niko ugenda ugira icyo kintu cya resistance, ubwo budahangarwa bwo kuganzwa n'ibitekerezo byinshi. Ugenda wishyira ku murongo, amarangamutima yawe ukayashyira ku murongo, n'ibitekerezo byawe ukabishyira ku murongo, ugasanga ibintu birushijeho kugenda neza. Cyo rero nacyo ni ikintu cy'ingenzi, akamaro ko kubuvuzi bushingiye ku gushushanya cyangwa se art therapy. Hanyuma ikintu ngiye gusorezaho cya gatanu, ni uburyo it facilitate healings in a non-judgmental space. Ibi nabyo nk'uko nabibaganirijeho mu kiganiro gisa nk'iki cyavugaga uburyo bw'ubuhanzi n'ubugeni mu guhangana na stress n'imihangayiko. Ibi nabyo, ubu buvuzi bwo gushushanya birajya gusa na biriya twagarutseho. Ni ibintu bifasha umuntu gukira, ni ibintu bifasha umuntu gukira kandi adaciriye urubanza, wisanzuye. Ngira ngo iyo wicaranye n'umutherapist, umuterapete, akenshi urifata. Haba hari amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi byo kutirekura ngo uvuge byinshi, uvuge ibijyanye n'amarangamutima yawe, kuko uvuga uti ese namubwira ibi bintu akanseka, akancira urubanza, byaba bimeze bite? Ariko iyo uri kubirekura mu buryo wowe wikontororeye, aribwo buno buryo bwo gushushanya, ngira ngo hari abantu baba bafite ibikomere batabasha kuvuga, batabasha kubwira abandi bantu, bikaba byatuma ubuzima cyangwa se ibyo bikomera abasha kugira ute, abasha kubishyira ku murongo, abasha kubirekura. Kuko mu kuvuga ku bijyanye n'ibikomere byawe habamo gukira, habamo kumera neza, ugasanga ibintu bigize ute, ibintu bimeze neza. Rero kubasha kurekura amarangamutima yawe biragufasha gukira, nta muntu uguciriye urubanza, wumva uri free. Kushushanya wa mwanya ubushyira ibitekerezo byawe ku murongo, n'amarangamutima yawe ku murongo, ni ibintu biba bikenewe cyane. Kandi nyine buno buryo bwa art therapy burafasha cyane. Ni uburyo wenda mbaganirijeho kugira ngo nuhura nabwo mu buvuzi runaka ushobora kuzahabwa bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uzamenye ko ni ibintu bikora kandi bifasha mu buryo bwose nagiye mbabwira. Ushobora kuba ushaka kwimenya, si nuko abantu baba barwaye nk'uko njya mbibabwira, iteka kujya muri session zijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, iteka ntago bisaba kuba urwaye, ntago bisaba kuba urwaye agahinda gakabije, ubwoba cyangwa se izindi ndwara zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. No kwimenya, no kubasha gushyira amarangamutima yawe ku murongo, no kubasha gufata icyemezo, no kubasha kureba kugira intego mu buzima. Ibi byose ni icyo izi session cyangwa se ibiganiro cyangwa se ubu buryo bw'ubuvuzi bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nicyo bigufasha. Ibyo byose bitandukanye, ugasanga ubuzima bumeze neza cyane. So guys, mu mico yacu ya Kinyarwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, ugereranyije n'ibihugu by'amahanga byamaze gutera imbere cyane. So rero natwe kubera umuvuduko turiho w'iterambere, dushaka amafaranga cyane, tugira ibibazo by'ama-stress menshi, ibibazo byo kudeprima, rimwe na rimwe kumva uri guhomba, ukabona uri guhomba, ukaba wabuza imisoro, ukaba wabuze uburyo bwo kubaho neza, kurya, kugira ute, ugasanga urababaye.